Ndabashuhuje mwese abakunzi b'ijambo ry'Imana, ndagira ngo dukomeze tuganira ku ijambo ry'Imana. Ubushize twaganiriye ku mbaraga z'amasengesho, ndagira ngo dukomeze tureba ku mbaraga z'amasengesho, ariko uyu munsi turaza kwibanda ku nzitizi zishobora gutuma umuntu asenga ariko agategereza akabura ibisubizo by'amasengesho. Dusome muri Danieli igice cyaho cya 9 murongo waho wa 21 haranditswe ngo, ngikomeje gusenga umugabo Gaburiyeli nabonaga ngitangira kwerekwa aratumwa, maze aragaruka azana ingoga. Igihe cyo gutamba igitambo cyane mugoroba cyenda kugera, ankoraho anyigisha ati, Danieli, ubuzanywe no kungura ubwenge bwawe. Ugitangira kwinginga haje ijambo, kandi nzanywe no kuri kubwira kuko ukundwa cyane. Nuko iryo jambo uritekereze cyane, umenye n'ibyo weretswe. Dusome igice cya 10 umurongo waho wa 10. Nuko haza ukuboko kunkoraho kurambyutsa, kumfukamisha amavi n'ibiganza. Arambwira ati, yewe Danieli, mugabo ukundwa cyane, umva amagambo ngiye kukubwira, haguruka weme kuko uyu munsi ngutumweho. Amaze kumbwira iryo jambo ndahaguruka mpagarara ntengurwa. Aherako arambwira ati, witinya Danieli, kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe kandi niyo anzanye. Ariko umutware w'ubwami bw'Ubuperesi amara iminsi 21 ambuza. Nyuma Mikayeli, umwe wo mu batware bakomeye, aza kuntabara, ntinda mu bami b'Ubuperesi. Dusome muri Matayo igice cyaho cya 7 umurongo wa 7. Handitswe amagambo avuga ngo, musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomanga ku rugi muzakingurirwa. Ko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga agakingurirwa. Ndagira ngo tuganire ku masengesho. Amasengesho agira imbaraga cyane mu buryo bukomeye. Wavuga ngo ese amasengesho yaba yaratangiye ryari? Ubundi amasengesho yatangiye kera cyane. Abantu batangiye gusenga Imana kera cyane. Bavuga ko urubyaro rwa Seti, abantu batangiye gusenga Imana, binginga Imana cyane. Basengaga bafite impamvu nk'eshatu. Iya mbere, ubwo ndavuga urubyaro rwa Seti n'abandi bantu bakurikiyeho, basogokuruza babayeho, abantu bagiye babaho mu kwizera, bajyaga basenga Imana kubera ibintu nka bitatu. Icya mbere, iyo babaga bashaka kwegera Imana, gusabana n'Imana. Muri ibyo yaravuze ngo, umpe akanya Yesu nze mwegere. Mwegere Imana nayo izabegera. Ijambo ry'Imana niko rivuga. Iyo bashaka kwegera Imana, bafataga igihe cyo gusenga Imana, nk'uko umwana yegera umubyeyi bakaganira bagasabana. Iyo rero yabaga ari impamvu ikomeye abantu ba kera bagiraga, yatumaga bajya imbere y'Imana. Iyo ni impamvu umuntu wese akwiriye kugira igihe cyo kwiherana n'Imana, ugasenga Imana, ukayisenga, ukinginga Imana, ukaganira nayo, ukayibwira ibyifuzo byawe, kuko Imana iba ikeneye kumva ibyifuzo by'umuntu wayo. Icya kabiri, iyo babaga bafite ibyago, babimenye ko hari ibyago bigiye kuza ku buzima bwabo, bajyaga imbere y'Imana. Twasomye amagambo ari mu gitabo cy'ibyo ku ngoma cya 2 ibice 7 umurongo waho wa 13 na 14, ahavuga ngo, nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe, maze abantu bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagashaka mu maso hanjye, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru mbabare ibicumuro byabo, bakirize n'igihugu. Iyo babaga bamenye ko hari ibyago bigiye gutera muri Isirayeli, hajyaga habaho ibibazo, hajyaga habaho ibyago, bakamenya ngo hagiye kuza inzara, bakamenya ngo hagiye kuza inkota, bakamenya ngo bagiye guhura n'akaga, ngo bajyaga bajya imbere y'Imana, bakaza bagasenga, bakegera Imana kugira ngo Imana yumve ibyifuzo byabo. Twayibonye mu gitabo cy'ibyo ku ngoma cya 2 ibice 20. Yehoshafati atewe, ahuye n'akaga, igihugu cye gihuye n'akaga, yagiye mu masengesho arasenga. Ikindi, iyo babaga bamenye ko hari umujinya Imana ibafitiye, bajyaga imbere y'Imana bagasenga. Nusoma uzabona igihe Imana yashaka kurimbura Abisirayeli, Mose ngo yagiye imbere y'Imana aritambika, ngo ajya mu cyuho arasenga, aravuga, Mana, uyu mujinya igizayo umujinya. Ngo babaga bafite intego yo kwigizayo umujinya w'Imana. Nunasoma mu gitabo cya Yona, uzahabona inkuru y'abantu b'inenewe Imana ngo ishaka kubarimbura.
ariko ngo bafate iminsi 3 bajya imbere y'Imana barasenga ngo Imana irigarura. Iyo babaga bashaka rero kugira ngo babwire Imana ngo Mana igarure, twaracumuye ariko tubabarire. Hano twasomye Daniyeli yafashe igihe cyo gusenga asabira Abisirayeli ngo bari mu gihano, Imana yarabahannye, ngo asenga Imana, yinginga Imana. Biravuga ngo ajya imbere y'Imana agiye gusenga, arasenga ngo yafashe amasengesho, bavuga ko ni iminsi 21 yasenze Imana. Imana iramusanga imuvugaho amagambo meza. Ikindi kintu gishimishije, iyo ugiye imbere y'Imana usenga, kabone niwe waba usengera ibyifuzo by'abandi, Imana ibanza ikaza kuri wowe ikakugira neza, ikaganira nawe, ikagukomeza, ikaguha umugisha n'ibindi bintu byinshi. Rero Daniyeli ngo arimo asenga, mu ijuru ngo bahise bamwumva, ngo bahita bohereza marayika witwa Gaburiyeli azazanye ibisubizo. Ngo ariko ageze mu kirere ahasanga ibintu bikomeye cyane, ngo bimubuza kuza, ngo habaho intambara ikomeye mu kirere. Mu ijuru ngo ikintu bakoreye Daniyeli agipfukama, ngo bahise bazana ibisubizo. Ari gihe mu ijuru bahita bazana ibisubizo, ariko ugasanga habaye inzitizi. Ubundi Imana nta kibazo igira, Imana ibishaka gusubiza, ariko hari igihe habaho inzitizi. Inzitizi ya mbere rero, ya mbere ikomeye, ni ukudategereza. Abantu barasenga, ugasanga barasenze, ni nko kubipa, ugasanga barasenze, ariko igihe cyo gukomeza gutegereza Imana kikabananira. Ubundi niba usenze, tegereza Imana, utegereze wihanganye, utegereze wizeye, kuko Imana ibizasubiza amasengesho. Ugomba gusenga ukanategereza, ugategereza. Daniyeli ngo yamaze iminsi 21, kandi umunsi wa mbere yari yasubijwe, ariko akomeza gutegereza. Igihe kiragera ngo Gaburiyeli amugera hano ati, uhereye igihe watangiye gusengera, ibyifuzo byahise bisubizwa, ariko mbizanye mu kirere nkasanga urugamba rukomeye. Bavuga ko ngo yahuye n'intambara ikomeye kugira ngo agere kuri Daniyeli. Hari imbaraga zitashakaga ko Daniyeli asubizwa. Rero inzitizi ya mbere ni ugusenga, ariko ntunamenye gutegereza Imana, ukomeze gutegereza Imana. Hari abantu basenga barangiza bakabivamo, ugasanga mu by'ukuri bananiwe gutegereza. Icya kabiri, inzitizi yitwa icyaha. Abantu basenga n'ibyaha, mu by'ukuri kugira ngo bazasubizwe biragoye. Yesaya 59:1 avuga ngo ugutwi k'Uwiteka ntabwo kwapfuye, n'ukuboko kwe ntabwo kwaheze, ahubwo ibyaha by'abantu nibyo bibatandukanya n'Imana. Nusenga jya ubanza wiyeze, witunganye, wikureho ibyaha byo mu mirimo yawe, uko byanditse muri Yesaya igice cya mbere 16. Baravuga ngo nimwiyuhagire, mwiboneze, mwikureho ibyaha byo mu mirimo yanyu, kandi muze tujye inama, naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku ndabyeza. Ariko ntabwo Imana ishaka ko abantu basengana ibyaha, kuko Imana yanga ibyaha, ibyanga urunuka. Ibishaka ko ubanza ukiyeza, ukitunganya, ukegera Imana. Hanyuma Imana iyo imaze kubona ko iyo nzitizi yavuyeho, Imana iragusubiza. Abaheburayo 12:14 haravuga ngo mugire umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose amahoro, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Iyo utejejwe ntabwo ubona Imana. Uti se nezwa gute? Wezwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana byanditse mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 15:3. Haravuga ngo mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, mugume muri jye nanjye ngume muri mwe. Bavuze ngo ni ugutegereza, ni ukuguma muri Yesu. Amasengesho asubizwa abantu baguma muri Yesu. Umurongo wa 7 w'icyo gice baravuga ngo nimuguma muri jye, magambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Imana ishaka ko uguma muri Yesu, ugategereza muri Yesu kugira ngo Imana igusubize. Icya kabiri, ukezwa, ukitandukanya n'icyaha. Icya gatatu gishobora kuba inzitizi ni ukutagira imbabazi. Ushobora kubibona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko 11:25 na 26. Avuga ko ni muhagara musenga mukibuka ko hari umuntu mufite icyo mupfa, mumubabarire kugira ngo so mu ijuru nabagire gute ababarire. Ko nimutabarira abantu ibyaha byabo, ngo na so mu ijuru ntabwo azabibabarira. Ikindi gishobora kuba inzitizi ni ukutizera Imana. Hari abantu basenga Imana batayizera. Iyo usenga utizera Imana, mu by'ukuri ntabwo bituma amasengesho yawe asubizwa. Abaheburayo 11:6 baravuga ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza. Kuwegera Imana akwiriye kwizera ko iriho, ikagororera abayishaka. Imana ibishaka gukomeza kwizera, ukizera, kubera ko iyo utizera ntabwo Imana ikunezererwa. Ikindi gikomeye ngo kudashidikanya mu mutima.
niko ijambo ry'Imana ritubwira mu rwandiko rwa Yakobo 1:5 ngo mbese muri mwe hari ubuze ubwenge ngo nabusabe abusabe Imana itimana ngo kandi abusabe yizeye kuko azabuhabwa. ngo ariko umuntu w'imitima ibiri anamuka vuba mu nzira ze zose ngo ameze nk'ubwato butwarwa hirya no hino n'umuraba wo mu nyanja. niba usenga Imana urasaba kuyizera cyane, kuyizera cyane, ukizera Imana cyane cyane cyane, kubera ko Imana niyo kwizerwa. Ikindi cya nyuma navuga gishobora gutuma abantu badasubizwa amasengesho yabo ni ugusaba nabi. mu rwandiko rwa Yakobo 4 havuga ko abantu basaba ntibahabwe kandi kuko baba basabye nabi, ngo baba bashaka kubyayisha irari ryabo ribi. hari abantu basenga amasengesho ariko akaba ari amasengesho mabi. umuntu akaza gusenga, reka mbaho urugero. umuntu ashobora kujya imbere y'Imana asaba kugira ngo umwanzi wapfe. umuntu akavuga ati jyewe uyu muturanyi nturanye nawe, Mana mwica agende apfe, kubita dayimoni wice. bene ayo masengesho ntabwo Imana iyakunda. birashoboka ko uriya muntu urimo ushaka kwica kandi ejo azaba umuntu w'Imana, akazavamo umukozi w'Imana, akazavamo umuntu ufite akamaro. rero niba ubwiye Imana uti Mana uyu muturanyi, uyu muntu mbangamiye, uyu muntu wo mu kazi, uyu muntu umeze gutya, uyu muntu napfe, bene ayo masengesho ntabwo ariyo. hari abantu unajyaga numva bavuga ati jyewe nagusabira ugapfa. bene ayo masengesho si yo rwose, ntabwo ariyo, ahubwo ayo masengesho ni mabi. abantu baba bafite ubugome binjiranye mu rusengero tutabizi. urasabira umuntu ngo apfe? ntabwo bibaho. none se ko Yesu atisha abanzi be? yaravuze ngo mfite ububasha bwo guhamagara abamarayika bagahita baza, bakaza bakamanura region, avuga ngo ni region cyangwa se region ishobora kuza ikaza ikabarimbura. ariko se kuki atabikoze? ahubwo biravuga ngo umwanzi wawe ujye umusabira umugisha. abantu ibyo bintu rimwe na rimwe ntabwo babizi. ngo numusabira, ukamusabira ukamwerera imbuto, ngo uzamukoreye ikintu gikomeye, ngo ni amakara uzaba umushyize ku mutwe, kuko uzaba urimo ugenda umusunikira ku Mana, ngo izaba ari izamwihanira. ariko wowe utabikoze. hari abantu bashaka amasengesho mabi ngo bagasaba nabi, bavuga ngo Mana uriya muntu ndamusengeye ahombe, ndamusengeye nawe. nigeze numva abantu bavuga ngo Mana uriya muntu ngo mukubite, Mana mukubite. amasengesho yo mukubite, ayo ni amasengesho mabi cyane. ntabwo ayo masengesho ari meza. ayo ni amasengesho arimo abadayimoni, arimo ubugome. muri iyi minsi hari abantu baba bafite roho mbi, ugasanga bashaka kuzishyira no mu masengesho. umuntu agasanga arakwanga ariko akajya kugukubitira imbere y'Imana. ibyo ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. bene amasengesho Imana ntabwo yumva, kubera ko ni amasengesho arimo umutima mubi. Bibiliya iravuga ngo nidusaba tugasaba uko Imana ishaka, twizere ko tubihawe. Imana ishaka ko dusenga gute? Imana ishaka ko dusabira abanzi bacu. Imana ishaka ko dusabira abababaye. Imana ishaka ko dusabira abantu bose. Imana ishaka ko dusabira kandi tugasengera n'ibyifuzo, tugasengera ibyifuzo bitandukanye. yenda ibyo tuzagenda tubiganira. habaho uburyo bwo gusenga. ushobora gusenga wirije ubusa cyangwa se ugasenga bisanzwe, biterwa n'uko umwuka w'Imana yakuyoboye mu mutima wawe. ariko gusenga si no kuvuga ibintu byinshi, ahubwo gusenga ni ukumva ko Imana ari data. hari abantu batagishobora kwigira imbere y'Imana, ugasanga umuntu arasenga ariko afite n'undi muntu umugirayo. ibyo bintu mu by'ukuri ntabwo gushaka umuntu wagufasha gusenga ari bibi, ariko kumva umuntu ko ari we uzagusengera, ari we uzakwikorera imitwaro. hari n'uvuga ati rwose wohereza amafaranga nzakugirayo, ugira imbere y'Imana. mu by'ukuri ibyo bintu ntabwo ari byo. Imana ni so. Yesu yaje hano muri iyi si yigisha abantu amasengesho adasanzwe, amasengesho mashya batari basanzwe bamenyereye. yaravuze ngo nimusenga mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru. ni ukuvuga ngo ni ugusenga Imana nka so, papa. niba uri umwana ukaba ufite so, nta muntu wakugira imbere ya so. umuntu ukugira kwa so ubwo ninde? wowe ubwawe uri umwana w'Imana, uri uw'Imana. ugomba rero kwegera Imana mukaganira, kuko buriya na so aba akeneye kumva ibyifuzo byawe. mbifurije gusubizwa, mbifurije kutagira inzitizi mu masengesho yanyu. Imana ibumvire, niko Zaburi 20 ivuga. ibumvire, ibahe iby'umutima wanyu usaba, yibuke amasengesho yanyu, ibagirire neza mu izina rya Yesu. reka dusenge. kandi mbifurije gusubizwa, mbifurije kutagira inzitizi n'imwe mu masengesho yanyu. Mana data wa twese uri mu ijuru,
umugishira ijambo, kandi iri jambo rikora imirimo myinshi mu mitima y'abaryumva. Ubahe gusubizwa, bagusenge badafite inzitizi, badafite ibyaha, badafite umutima utizera, badafite kurambirwa mu mitima yabo. Ubarinde ibintu byose byabatandukanya n'ubwiza bwawe. Urakoze kubagiriye neza. Dusengeye ibyifuzo by'abera, dusengeye ibyifuzo by'abawe, dusengeye ibyifuzo by'abatuye isi. Imbaraga zawe nizimanuke, kandi icyifuzo gikomeye mwami dusabira abantu nuko bakumenya, nuko bakizwa, bakamenya ko Yesu Kristo waje kugira ngo babone ubugingo kandi babone bwinshi. Ndagushimiye ko byumvise byose kandi kubikoze neza mu izina rya Yesu byambaje. Amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu.